Sama ibintu bitandiza. Ibintu ntago ubundi numvaga nshaka kuvuga kuri ibi bintu. Ariko bitegure ingaruka. Nibishaka Theogene ari mu icupa. Kabiri Imana igiye kukuruka. Do urabona ya mazi? Imana igiye kumuruka iramumennye. Nibishaka Imana iramumennye nimara kumumena izamwubika. Wabibonye? Nimara kumwubika. Aya mazi ubu wayayora. Uko utayora aya mazi niko Imana igiye kuruka nibishaka. Agahitaho n'ikintu cyitwa uruzerero. Mu izina rya Yesu abazimu bashya. Ingunzu gusa ongeraho ngo impereri. Noneho ngaho mwandike uretse no kuba ingunzu. Ongeraho imihare uteranyeho imitimbwe imimbweti. Si ukwihana muri kuza kunyihanisha. Imana yongera intumeho. Mureka nkubwize ukuri. Yego. Ntago njyewe njya niyoberanya imihare nyirabaraza kujya guharaza ku ngo. Imana ikimara kunyambura Asi ikavuga ngo ndamukwambuye bireka Asi yamuveho. Navuze ninde muntu ufite imico myiza inaruti Asi. Ndebye mu bakobwa b'i Rwanda mbona harimo umuntu witwa Ari Yakubu. Ese ari urukundo mukunda ngo kuba yakubera umugore ukamurongora cyane ibiraho ngaho. Uzabivuze ukwezi kumwe twabaturangije umurenge. Izi mpereri abazimu bahagurukije ni bwoko kandi mutuze murindire mutuze. Ejo bundi hari umugabo wakoze impanuka ngo niyo namuteje. Ndaceceka ariko hari ijambo nababwiye ngo nta kintu murabona, sibyo? Narababwiye ngo ntacyo murabona, mwe mutuze mutegereze kuko iyi Mana utabona. Kuki tudatinya ijambo rivuga ngo erega ibyo byose murabikora nkabihorera mukibwira yuko mpanywe namwe rwose. Ushobora kubeshya kuwa mbere ikakwihorera ukagira ngo byakunze. Abadayimoni bari. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana itwitse amasezerano y'abari abantu. Bantu bagiye bamenyera Imana uko uyu muriro watse. Wabibonye? Urabibona uko byatse? Abantu bose babibona. Uko byatse. Noheli. Uko byatse. Ni nakubunonaha. Yego. Hari ibintu bigiye gushya. Ndavugana n'umudesporo hano rena nibishaka. Do nukuri kwiyamamagaye nzengurutse uyu muriro. Ndabivuze icyo nzaba nzanka umuti. Ibyanyu byose bigiye gushya biba umuyonga. Ukeneye ko nkusengera Imana ikaguha umugisha. Cyangwa se ukajya gusenga Imana bakubita ivi hasi. Wize ibyo nibishaka kubwira ntabwo ari ubuhanuzi buriye. Niki none ariko utangiye gupfobya kandi bavuze ko nta muhanuzi urwanyu ndi. Nje ndavuze ngo bavuze ko nta muhanuzi urwanyu. Uretse gatoya. Mbeba y'inzungu ibyo yahanuye ntabwo ari umuhanuzi. Nundi wese ibyo yahanuye si umuhanuzi. Imana yambye ngo nimara kubicana bimaze kwaka. Mbijyemo mbiri bate mbigira isosi. Mu izina rya Yesu abazimu bashya. Eterati nta kintu bafite. Sa mafi 5 n'amafi 5 ntibyahagije abantu 5,000. None se ngewe ndimwe abantu 5,000. Yesu nananirwa kuntunga zirorerere. Sha hari kuziko Imana yabanye nanjye ndi kwa muka data nkishingurira umwana unkurikira mfite imyaka 9 y'amavuko mbana n'imbwa igikondo sejemu. Imbwa yitwa Barajiginwa ni yitwa Bobi nkazibwira ngo mwizuyaho akamvana induba akamvana ijari akamvana n'ahandi. Samu guhera naka kanya fata kamera tujyane mu rugo. Nje ngwaye uburenganzira ikiganiro turagikorera mu rugo. Izi mpereri abazimu bahagurukije ni bwoko urongera uratukanye. Ndamaze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abo tuba turi kumwe umunsi ku munsi muri rwa rugendo. Urugendo rwacu rukomeje niko mbabwira mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese abo turi kumwe kugira tugenane ibintu bimeze neza. Ngira ngo ni byinshi biba biri kuvugwa kuri social media. Hano turi muri Ndabirambe, turi mu butayu.
aha niho turi ngira ngo ni umwe mu bakozi b'Imana bari kuvugwaho byinshi cyane cyangwa se hari byinshi cyane dufite kumubaza uyu munsi ngira ngo twamuvugishije dusanga ari hano ngira ngo ni ahantu haba hari abantu benshi baje kwinginga Imana cyangwa se gusenga biba ngombwa ko ariho hantu tugiye gukorera ikiganiro aho bita muri Ndabirambiwe ndi ku musozi abantu benshi baza gusengera nibishaka Theogene tugiye kuganira byinshi cyane tugira ibyo tumusobanuza ari biri kumuvugaho cyangwa se ibiri hanze ese amerute ese kuki ari hano ni byinshi cyane uraza kumenya nibishaka Yesu ashimwe himbazwe sana meze neza urashima Imana ndashima Imana n'ukuri narinzi ko abantu kenshi baza mu butayu baba bambaye ibikote ibibote none urabona waje gisirimu n'ubundi ya nta mpamvu yo kwambara ibikote yego aha ngaha bahita kuri Ndabirambiwe nanga nawe urabirambiwe nge nabirambiwe kera ntago mbirambiwe akakanya ya ahantu abantu baza kwinginga Imana cyangwa se kuba bari kumwe n'Imana nababwiye ko ari ubutayu bwo buri Ibatsinda uherereye Ibatsinda yego aha hantu uhafite ubwo nuvuga ngo uyu munsi uraburi hano cyangwa nuko haza uje gusenga gusa ugataha aha ni mu rukiko rwa Theogene mu rukiko hari ibyo mbanje kwibwirira Yesu ntabwira abantu ntabwo umuntu uri kwihana uri kwatura kuri kamera inkozi y'ibibiri mirihana bihanganira iki kinyarwanda umunyabyaha ari kwihana Imana imutumyeho kwihana ako kanya isige mu mwuka ivuza indimi ihanuriye uyizaniye ubutumwa ari uwihana nuzanye ubutumwa ukwiriye gupfukamisha undi agasengera undi ni uwuwe none akantu kasekeje ari naho nabakurikirana nkavuga ni ndagufata Priamenteni Uganda sibyo abantu bibuke ko ibiciro byazamutse by'ibikomoka kuri peteroli essence yaruriye uyu munsi hano iwacu mu Rwanda ntidukennye ariko ntitunasaba sibyo ntago tureshya gufata amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 arere tour muri uyu mujyi wa Kigali sibyo ukajya gusengera Theogene ngo nabahanuzi batanu kwitike yawe kwikofi yawe inshuti yanjye ukajya kuri Priamenteni Uganda ukamara iminsi 7 kereka hari Imana abo bantu yarabaguhayeho nk'umuzigo ese niba baragusengeye bari bagiye muri misiyo yo kugusengera bari bagiye kugusengera kugira bigende ute ni ikibazo ntago mbizi mpinduke ze mbaye nta mpinduka uri kwiyumvamo reka nkubwire Samu reka nkubwire abantu barebe hano hantu nicaye sibyo abantu barebe hano hantu nicaye ntabwo wahera ku wa mbere ngo ugeze ku wundi wa mbere uri gusenga uhora mu rusengero nk'umusaraba nurangiza ngo uzishure inzu y'abandi ngo Yesu mwaravuganye abanyarwanda mukwiriye kubyuka mugakanguka umutipe wahagurutse Kigali akajya kuri Priamenteni Uganda ku ikofi ye akamarayo iminsi 7 nge mbabwiza ukuri ni ngewe wisabiye igihano niba biriya bintu atari umushinga bakoze Imana izabimbaza si ubwa mbere nkoresheje ijambo nk'iri ngiri natura ikintu nk'iki ku buzima bwanjye mpite nkwereka tape pare tape ngo uri mu mwuka umwe agahamiriza undi ko ari umuhanuzi undi ati jyewe n'isi irabizi ko ndi nge profeti kandi bamuhamagaye kwihana umuntu uri kwihana ntabwo ahanura agomba kubabazwa n'ibibi yakoze deni harimo ubwoba mu kwihana harimo agahinda k'ibibi wakoze n'abo wakomerekeje ayo mavuta se y'ako kanya uyakuye he noneho ngo ikimenyetso ngo urambwira ngo ifoto ngo imeze gutya ngo urayifite undi nawe ngo ngiye ntago iriya ni kopi kuko umuntu utumwe n'Imana kwihanisha abantu ndihana se ubundi ngewe ni ngombwa ko intumaho Theogene niba mpagarara imbere y'abantu nkihanisha abandi
nibyo koko ko Imana igomba kunyihanisha, ariko hari ikintu abantu bakwiriye kumenya. Icya mbere dukwiriye kumenya, inkozi y'ibibiriyizi iyitumaho se ngo bigende bite? tuje nta muhanuzi Imana iragutumaho. Ntago birambaho. Erega reka nkubwire Sam, niba ugiye igasanze kucyo uhitiranije n'ibwera mvura, iyo kuki tuje turi hano mu Kinyamerika, kuki umamagaye uturiye akubwira niyicariye muri ndabirambiwe, hanyuma se kutagiye Kanyarira ngo abari ujya kunshakira ntaguhaze. Then iyo tujya turahazi, icyatuma tutabona ubugingo turagisobanukiwe, n'icyatuma tutabubona turakizi, n'icyatuma tujya mu ijuru turakizi, twarakimenyeshejwe muri Matayo 14. Bibiliya iravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, pwe nta wujya kwa data ntamujyanye. Uwo ni Yesu wabivugaga, sibyo? Ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wujya kwa data ntamujyanye. None se niba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, izindi nzira muri komekaho n'iziki? Yego, izo nzira zindi ntazo. Umuntu bita Noheli n'ubu ngubu ndakeka ko ashobora kuba ari gukora ikiganiro, kandi ntago nazanye amazi ngo nze kwiborosa mu gihe muvuze. Niyigeragereze. Muri audio narababwiye ngo urategura, ntimwari munyishe, ntimwari mumereye nabi. Urategura basaze batogosa ubwonko. Already nyine nta wundi agomba kwataka. Ubundi social media bareba umuntu w'umusitari wamamaye, sibyo? Sam, nkubwire aka kantu ari kuvuga ngo izi ngunzu ngo ziri ku rugo rwa Mutesi. Noheli abantu babanze bamenye ko yigana. We afata ibyo umuntu yavuze akabigarura muri we, kandi byaravuze ko ari we wisi ngunzu abantu bari ku rugo rwantu. Yes. Yego. Noneho uyu mutipe ngo arasubira mu Buhinde ameze nabi, kari akantu kateguriwe muri Ararume. Pasi arabizi ndamwubaha, ntago namusebye. Ahakane ko abashotingira, sinzi n'abana bari gusubira muri komedi yabo, sibyo? Iyi Noheli ibi bintu ari gukora, nuriya muhungu ufite umusatsi nk'uw'umuhinde Pateri, ibi ari kumutuka mwitukisha, aragira ngo ubwo nawaze. Pateri wubwe yaravuze ati ariko mwana nanjye wakikorera akantu, dore ukuntu byagenze. Noheli yatatse mama Pasiteri Asia, sibyo? Pateri nawe aravuga ati jewe wakivugira ko ngiye gukunda Mutesi, sibyo? Rero ntago Pateri ari umwanzi wa Mutesi, kuko ubaje Pateri ngo Mutesi ninde, Mutesi atahaye, Mutesi ni nabakubeye, sibyo? Rero kara na akantu k'agapranka kateguriwe muri Ararume hariya ku Kagugu. Urumva iki rero ni igihe cyo kugashira mu bikorwa. None se umuntu wihannye, ngiye mu bamunansetse, umuntu wihannye ahita yatakundi. Niba wihannye va mu nduru, none wereka abantu ko wihannye. None ikintu gisekeje wagira ngo umuntu arogesha abantu babakurikirana. Ni gute umuntu ahora toba amazirantoki ku manywa y'ihangu, Imana imbabarire, Imana imbabarire. Ibi ngibi bya Imana imbabarire, wabonye none ko Imana igiye kumushumbusha inde bita Ariya Kuru. Noheli igihe cye cyo gupfa kirageze. Noheli arakubitwa n'inkuba atazi yivuye. Ntago ari njyewe uri buyimukubitishe, nta nubwo ari njyewe uri bumwice, kuko nabwiye Imana ngo uzandinde ikintu cyitwa inyama n'amaraso by'umwana w'umuntu. Noheli ari kuraga, njye sinzi uko ndeba, sinzi uko nirebera ibintu. Ngo ninde, ngo neni Hakuru ninde? Ariya Kuru ni umukinnyi w'amafilme, umwe mu bakobwa ba uyu mutipe yatewe n'umwuka wa marari, sibyo? Dore ikintu cya mbere abantu barebe mu kiganiro yarayasohoye, nanditse muri commentaire, iriba ry'abera ninjye muntu wanditse cyane. Ni ukuri kw'Imana ntiyavuze ko mu kabare twari turi kumwe
ngo niwe wakubitaga akavugiriza ngo uwo muntu uri kuvuga ngo ni nibishaka ngo anywa niba ariraga niba ari ibiki sinzi ibyo ubwo ari byo ariko reka nkubwize ukuri Sam abantu bakunda akaboga akanyama nibajya kugahaha bajye babanza barebe ko nta ndurwe irimo buriya indurwe ni mbi hari abantu rero bameze nk'indurwe uvuga ukabibasira bakicecekera nyine ukagira ngo byararangiye sori gato komeza byihorere ni ukuvuga iki rero ntabwo Noheli abantu bari kumureba bamucunge. Noheli hari ikibazo njyewe ntabwo natinya kuvuga ko Noheli bamurogesheje yego yari asanzwe n'ubundi ari bica mu bicika ariko ntabwo nje kumusubiza kuko ntabwo ari byo binyicaje hano ndagira ngo abantu babanze bakanguke n'ubundi yari asanzwe ari bica mu bicika ariko Noheli yamaze kubigica muke sibyo ibyo kuvuga ngo ndi mu icupa n'ibindi bisa nabyo ibyo ni akazi kabo bazagende babaze bashebuja bagiye guhirika abantu mu mazi no kutembagaza ku manga. Shebuja uvuga ninde? Ni Satani. Arabizi shebuja Satani. Arebe ko hari icyo abo batembagaje babaye nta kintu babaye sibyo. Rero ntago ndi umuntu wajya mu icupa sinanakwiramo uretse no mu icupa no mu njere no mu ngunguru mpagazemo umutwe wagaragara biriya nabazimu ni komedi ubundi mwerure nje mbagira inama ibintu bya Yesu niba bibananiye mujye kwikinira komedi kuko byibura zababera ariko ntibazikire mu izina iri zina rya Yesu rero niryo riri bukore ku bantu kandi rirabara bivu ntago ntekereza ko umaze kwihana Imana igutumyeho sibyo. Iyi Mana yatewe no kwivuguruza rero birarangira ibakinduye ubu ndimo ndiga ikintu ubundi hano mba ndi kumedita ndaza nkashira ubwenge ku gihe ngatekereza neza ikintu runaka ariko ndababwiza ukuri ikintu natinye kigatuma ntinya Noheli nkumva nahanyuze nakwiruka n'isura sinshaka kuyireba gutinyuka kuvuga indimi z'ijuru imbere y'amahanga ari kukureba. Buriya Dawidi yica Goliyati ni ukuri nta buhanga bwari muri Dawidi ahubwo Dawidi yuririye ku bifuti Goliyati afite aramutikura. Buriya umuntu iyo afite akantu yakuririraho Samu yaguteza iyi Imana ikakugwa nabi. Sinzi ikintu gitumye Imana bayigize interahamwe. Imana niyo yahindutse inyicanyi niyo yahindutse igikenya niyo yahindutse baro mu kibuga. Imana ntimugira n'ubwoba n'ukuri kw'Imana umuntu aratinyuka akagira cyarangiza akarira nose zirazikuye biriya n'ukwikungurira Samu biriya n'ukuri kw'Imana reka nkubwire biriya n'ukwikungurira kandi umuntu udashaka kubigikenya umuntu udashaka kubigicamuke yirinde ibi bintu gato nitaba. Nabonye bivuga ko watukanye ngo wavuze ko abantu bari gutondagira urugo rwa mama Asia ngo ari ingunzu birenze nazo ngo ntabwo ari kwe gukoresha iryo jambo mu izina rya Yesu abazimubashye ingunzu gusa ongeraho ngo imperere noneho ngaho mwandike uretse no kuba ingunzu ongeraho imihare uteranyeho imitimbwe imimbweti si ukwihana muri kuza kunyihanisha Imana yongera intumeho Samu reka nkubwize ukuri yego ntago njyewe njya niyoberanya imihare nyirabaraza kujya guharaza ku ngo zabigizemo uruhare mwumvaga bizabahira nkubwize ukuri nubona nta muntu utombotse ubwonko akirukungaye sinjya mpfa kuza kwicara ahangaha hatari impamvu ko amarira y'umuntu wese urengana aya marira atera umwaku wakagombye kwataka ibiharamagara bagenzi bawe ibyihebe nkawe ibicamuke nkawe ariko erega iyi social media irimo ibice by'abantu sibyo harimo umuntu wakwataka bikaguhira pe
bitewe n'uwo musangira bitewe n'uwo murarana uzarebe nka Karosi na Ezekiyeli Karosi ateguza abanza guteguza Ezekiyeli amubwira ati ngiye kugusebya ngutuke nkwandagaze isi yose ikubone urumva ubwo Ezekiyeli ati nanjye ninza kukwishyura tubwo nanjye nyine ndaza nkwishyura iyo content yabuze niko bo bakora imipangu yabo wari wabona hari undi wareze undi wari wamubona none ushatse kuvuga ko ibintu byose wari ugutegura nukuri kw'Imana ejo bundi Karosi mu bamvugaga neza ahishura amabanga bura niba hari ikintu nabonye kibi kibaho Sam kiri kundiza mu mutima nukuza ukorera Imana ukayikorera neza ikaguhagurutsa turi kukureba warangiza ugata umuhanda wari urimo ukisangamo hari niho hantu nawe bari kuvuga uri nta kibazo ubwo reka tuhabane hahirwa umuntu witeka yikundira akamugirira neza ibyo ni akazi kabo ariko reka mbabwire ntacyo kuhanshira hari impamvu zatumye banshirayo nasabye isi yose imbabazi n'Imana kubwiriya audio yego hanyuma ya audio hazaza ikindi kintu bakinyereke ikosa nemera ni umutego wa audio nasabye imbabazi ubwo abanyumva bakijijwe baranyumvise ariko mukunda kuvuga ngo ndatukana reka mbabwize ukuri izi ngunzu kungo z'abapfakazi nukuri ntago ibi bintu ari sawa naho amategeko atabikurikirana Imana y'aba bagore izabakurikirana kandi mwihangane nukuri ntago bizatinda muzabona ikintu ntawe naje kuzirika nge nta nuwo naje gutembagaza nta nuwo naje kuvumira hano ndaha ariko isengesho ryawe ruri gusengera hano kuri isengesho ndi gusenga Imana irarizirira mu mutima wanjye icyo nzi cyo nuko nzi ko ndi busoze mbonye gukora kw'Imana mwanze kumva sibyo nje uje ukanyataka ufite impamvu zawe ariko nka bariya babyeyi umva ikinyoma yabeshye ngo yarasenze ngo asaba Imana ikimenyetso ngo niba si yangaruwe ngo azaza avuge ngo ariko ngo niba ataruwe ngo azaceceke wankozi yibibiwe wankora busawe wa mupagani we urabona iriya mfura ariyo kuza kwabira kuri iyi mihanda hese niba mutanerekwa ntimukabakaba pateri rero niba ari papeteri niba ari pateri niba ari batiri niba ari ibiki yabonye Noheli mugenzi we yatondagiye Asiya ahita arazamuka Noheli ntiyapurayinze se cano ye ntiyahise yuzuza ibisabwa aviyuzi yashakaga ntiyazibonye sabu yarakeneye ntiyazibonye ntago naje nkabibabwira mwigeze munyumva se none sasabye imbabazi abantu yashakaga atari yabagwiza mugende murebe rega narababwiye ngo Noheli afite umuntu umukoresha afite umuntu umumanaginga umuha amabwiriza ntabwo Noheli apfa gutuka umuntu kandi nkubwire Noheli nyiramayira yoheje nyiramagana batari bujyane wishinga inyo yundi yawe ikarangara ese hari umuntu wamusebye shobuja kusebya rega nako hari umuntu wamushuka Samu ibintu byo gusebanya ntabwo bifite imbaraga muri iyi mihanda ntabwo ari fight ntabwo ari ibintu bigezwe si ibintu biryoshye twebwe dushobora kuza tukatakana nk'abahanuzi nk'abakozi b'Imana nk'abantu runaka ariko iyo ukoze erere ugashiramo iri zina Imana intumye sibyo aka kantu niko nshaka ko mwari mukwiriye gukuramo ko gatera umwako kagira ingaruka urumva ngira ngo ikiganiro wabonye cyakozwe na Noheli na Pastor Claude ni akazi kabo baryoherwe courage nawe uravuga ngo ikintu cyakubabaje cyane nuko umuntu yagiye mu ndimi ngira ngo hari umuntu wari kumbwira ngo hari ishuri ryigisha indimi ngira ngo ni ryigisha icyongereza n'igifaransa n'igiswahili kumbi ngo hari n'ishuri ryigisha indimi z'abahanuzi zira ndimi Noheli yavugaga ntabwo ari indimi yahawe na Mwuka Wera Sam ibintu bitandiza ibintu ntago ubundi numvaga nshaka kuvuga kuri ibi bintu
ariko bitegure ingaruka. Kubivuga nta kazi kabo. Harya buri icyaha kirimo n'ikihe? Samu. Niba udashaka ko iwanyu bazavumwa umuvumo wa burundu uwo bazaniye, uzirinde kuvuga indimi ijuru ritaguhaye. Sezeranya numva bose bahuriyeho zari zitangizwa na ri. Nababwira iki nimushekere mukomeze. Nukuri reka mbabwize ukuri. Ikintu cya mbere nubaha ntinya mu buzima. Ntinya na Yesu arabizi, niyo naba ndi umupagani wujuje ibisabwa. Kuvuga indimi data tampaye ijuru ritazaho nazikuye. Narangiza nkazivuga muri iri zina. Samu murindire murebe. Ibi bintu murabona nta burwayi bwo mu mutwe birimo bitera. Urabona uyu muhungu no yaratawe nk'ikintu cy'ikihebe cy'igicamu abantu bamwitegereze mu maso. Kucyu umva se ko zirandimi atarari mu mwuka. Nukuri reka mbabwize ukuri. Samu ntago ndi hano. Ntago ndi hano mu nduru, sindaha mu ntambara, cyane ko n'ibintu bya interview numva nabisezeye. Ariko ndakubwiza ukuri. Havumwe umuntu, havumwe umuvumo ukomeye. Waruzi ko kiriya cyaha nta muntu njye ukihana cyo kubeshyera Imana. Harya ni cyo cyaha cyo gutuka umwuka wera. Niko gutuka umwuka wera. Mu byaha Imana yangurunuka. Mu byaha Imana nicyo biravuga ngo nta cyaha Imana itababarira uretse gutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera rero ntabwo ari ukuvuga ngo umwuka wera uri igicucu cyangwa uri ikigoryi. Ni ukuvuga indimi mu mubiri ukina pranka, cyangwa gusubira mu ndimi z'umuhanuzi ukazisubiramo. Ibi bintu bitera umwaka mubi cyane. Kandi mutuze murindire mutuze. Ejo bundi hari umugabo wakoze impanuka ngo niyo namuteje. Ndaceceka. Ariko hari ijambo nababwiye ngo nta kintu murabona. Sibyo? Narababwiye ngo ntacyo murabona, mwe mutuze mutegereze. Kuko iyi Imana utabona, kuki tudatinya ijambo rivuga ngo erega ibyo byose murabikora nkabihorera. Mukibwira yuko mpanywe namwe rwose. Ushobora kubeshya ku wa mbere ikakwihorera ukagira ngo byakunze, ukabeshya ku wa kabiri gaceceka ukagira ngo byemeye. Aho ihugukiye rero ikaza kukwitaho. Samu nukuri ko Imana ibi bintu birasiga hari umuntu ukenyutse. Ntago ibi bintu byarangira gutya. Byonyine abantu bafite ibikomere bakomeje gukura muri ibi bintu. Ese dore Samu, dore ikibazo gihari. Yego. Social media uremera ko hari umuntu wakumva ijambo ry'Imana agahembuka? Niko mbere byari bimeze ariko ubu urabyemera se? Cyane. Uyu munsi rero ihuriza abantu bafite badukurikirana bari bazateze noneho mutubwire. Turamenya noneho ibi bintu ari ibiki. Byacanza. Turamenya uyu muhanuzi ninde. Umuntu arahaguruka bakazana amatorotora amase y'inka, aho batumuvuna muheto aje kutufata kunda mu musigi cyangiro. Wabonye ikiganiro Ezekiyeli yakoze ngo umuntu wese wampaye ngo wandamburiye ibiganza ngo ntacyo amwijeje. Uzaza ureba aho abandi bageze. Hari umuntu wakuguriye ibikoresho nimba ari iby'umuziki. Numvaga umuhanuzi Imana yari yohereje avuga ngo agiye guhura n'akaga. None umva ishari ryabo rero. Imana y'ishari, Imana y'ingengabitekerezo, Imana yishwe na jalousie, Imana ifite toroma. Iyo Mana sibatuma nkande. Bibiliya iravuga ngo akaboko gatanga niko kagira gute? Niko kakira. Kandi gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ibyo si ibyanditse n'ijambo ry'Imana. None se tugiye mu mwuka turabivuga. Ukuvuga ngo abantu bose bakuramburiye. Biriya ni uburyo bwo kuvuga bati tumusiga icyangiro. Kubera ntabwo abantu bose badukurikirana ntago basobanukiwe ibintu bya social media. Ntago babizi. Sibyo? Hari ababifata uko tubibaha. Noneho rero akavuga ati kumbi guhate Eugene nuko bigenda. None se ubu murabona narananutse
kubera video mwakoze n'uburyo mwansebeje. Ese kuki mubona ko uyu muntu bagiye kumuha hari akabarenga? Narababwiye ngo Theogene n'amasezerano yanjye ari gusohora, ahubwo mwibaze ngo ataraza muri social media yarinde. Mwatangiye muntuka ngo nta makositime ngira, ntayo ngira, ariko mwe muyahoramo mugeze he? Batinyutse Imana ku rugero ndenga kamere ku rwego mpuzamahanga. Ngo abantu buri muntu uko bwije nuko bucye tubona umuntu uje Imana igutumyeho. Hari n'abandi bari mu nzira. Welcome. Imana igutumyeho. Welcome. Umubari w'abantu Imana iri kugutumaho ko bari kuba benshi. Ntabwo biri buze kugeraho noneho uvuga ati kuko Noheli yaravuze ngo Imana iri mutumye abahanuzi mba 20 na bangahe. Nukubeshya. Ese 20 na bangahe na batatu niba numvise neza. Uriya nuwa 24. Icyatumye amwemera akazibukira ni igiki? Nuko yaratinye inkoni y'Imana. Uzi ibintu byasohoye Sam? Ni ibyanjye na mbeba y'inzungu. Ibyo byasohoye. Abantu babyibuke. Buriya mbeba y'inzungu yaramuhanuriye. Nari mpari. Murararume rumva ku manuro. Sibyo? Allo? Yego, nukuvuga ngo uko ubuhanuzi bw'abantu Imana iri kugutuma bugenda bagenda baba benshi. Ntago ushobora kugira ubwoba. Samuzi cyangwa abangaba nabari kwituma ntago abara Imana. Ikintu gituma Imana ituma ku muntu iyo wananiranye umutima wawe warabaye akahebwe, nibyo bituma Imana nibyo bituma Imana igutumaho. Oya nyine ngwino nubundi turi kuvuga Imana, urumva? Turi kuvuga Yesu nukuri. Ni mumumvugire mwuka byarangiye. Urumva Sam? Yego. Imana ituma ku muntu wananiranye. Yesu ashimwe. Amakuru. Ashimire. Imyaka myinshi. Imyaka myinshi cyane. Okay. Mama, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza? Ndashima Imana. Uje hano masaha kuri uruzuba, abandi wenda bariryamiye, abandi bari gucuruza, abandi bibereye mu bintu byabo, kucyuje hano nagatenge nagakapu. Amaje mu buryo bw'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana. Ni byiza cyane. Iragutumye cyangwa uje kuyinginga? Iteka ryose uriko nagite n'Imana ntabwo ijye buri cyo ubwira abantu, kandi iteka ryose yiyamagayira kwitaba kukubana nayo buri munsi. Uri mu mubiri uri mu mwuka? Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Amen. Muri make ndi mu mwuka ntabwo ndi mu mubiri. Yego, uri mu mwuka. Hano hantu na wenda Imana ishimwe kunyuze hano hafi hari abantu benshi pe. Nuko abantu wenda ndakeka ko abantu barimo hano uramutse bateranyije bakuzura nuko bagiye bari mu bice bigiye bitandukanye. Iki kintu waboneye hano kituma uhaza, tumuticara mu nzu wawe ngo uyihamagarire iwawe ukaza hano? Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe barushye n'abaremerewe ngo muze musange ndabaruhura. Iyo twaje rero imbere y'Imana hari ibyo dukurwaho nk'imitwaro. Kandi ibi tubikora nk'ibyo abatubanjirije badusigiye nk'ikimenyetso. Ba Moses iyo bashaka kuvugana n'Imana yajyaga azamuka umusozi. Nanjye niyo mpamvu naje aha ngaha ukuntu mashaka kuvugana n'Imana. Yego, urashaka kuvugana nayo ni byiza cyane, ariko ujya ukurikira ibintu biba kuri social media, kuri YouTube? Nyambikurikira cyane. Ese ubona wowe nkeka ko utajya ujyaho? Ujya ukora ivugabutumwa rinyuze kuri YouTube? Njya ndikora. Ujya urikora? Ariko se biriya bintu iyo ubibonye ukabona abantu bari kuza kuvuga ko Imana ibatumye babeshya, biriya byo bibona ute? Ubundi rero ari Imana ni nyinshi mu bantu. ahubwo banza umenye ngo abantu bavuga ngo Imana irabatumye, Imana ibatumye ni iyihe?
kuko abantu dufite imana nyinshi ahubwo icyo nicyo dukwiriye gusobanukirwa twebwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi yewe n'abatuye isi yose uwo muntu ukubwiye ngo imana iramutumye ni iyihe aho niho hantu hari akabazo ariko twebwe yaduhamagaye n'imana yaremye ijuru n'isi niyo yayindi itandukaniye n'izabariya se rero izabariya njya nkunda kuvuga ngo nizamana abantu n'imvura iguye zimwe zitinya izuba ariko imana yacu ntabwo ari imana yanurwa imvura iguye ni yayindi ivuga bikaba yategeka bigakomera ni yayindi yakuye Lazaro mu gituro amaze iminsi ine mu mva yongera asubirana ubuzima ni yayindi yageze ku mwana wa Yayiro yongera kubaho kandi byari byarangiye iyo niyo twakurikiye niyo tunavuga uko bukeye niko bwije murakoze cyane urakoze cyane nukuri hakubundi ababyeyi nk'aba bagiye Yesu afite abantu kuba atari kuza kuri social media ngo aho reka nkubwire Yesu afite abantu yatsimbye ahantu ubwo uzi uwo mugabo uri inyuma yawe hirya mwihorere nawe naza dusuhuze dusuhuze nawe dore n'ubundi twaje mu butayu ngiye nigeze njya Samatare ngiye gukora ikiganiro birangira ngeze ahubwo nsanga ibyo nari nisi ikiganiro bihindutse kuba nanjye imana yanshakaga aho hantu Yesu ashimwe mwese mbo mujano siko ngiye birantungura abantu kenshi bajyaga bavuga ngo abadamu nibo bakunda kubona umwanya wo kujya mu byumba kujya kwinginga imana none nawe uriyiziye buriya abanyarwanda baciye navuga ngo uribwa ni usasura kandi umuntu uri ku muhamagaro iteka ryose ahora abyiyumvamo natangajwe n'umuhamagaro w'umugabo bita Elisa yari arimo ahinga ariko imana imutumye umugabo bita Eliya atangazwa no kubona umuntu ugenda mu ntabire amusanga rero ntabwo Eliya yigeze abwira Elisa amubwiye ngo imana iraguhamagaye ahubwo yamukojejeho umwitero gusa ngo Elisa yumva umuhamagaro binyuze mu mwitero aramubwira ngo mbabara mbanze ngende ngira ibyo ntunganya ariko ntacyo yaramubwira ubundi naba tugenda ndabirambiwe twaje ndabirambiwe usanga usengana nawe nibishaka Ibishaka twarabanye mu buzima busanzwe mu bihe bikomeye mu bihe byari bigoye hako barakomerewe kuri social media nasomye ijambo rimwe mu byakozwe n'intumwa rirambwira ngo Imana akoreshaga Paulo imirimo n'ibitangaza ngo ariko ngo inzererezi zimwe zo mu Bayuda ngo zihimbira ngo kwirukana abademoni ngo mu izina ngo rya Yesu ngo Paulo avuga ngo umunsi umwe ngo abahungu b'umugabo bitwaga Seki w'abarindwi ngo bajya kwirukana abadayimoni mu muntu wari ufite abadayimoni noneho bageze ngo turakwirukanye ngo mu izina rya Yesu ngo ariko ngo Paulo avuga Imana ishimwe ngo abadayimoni bahita bafata wa muntu ngo mbese ko Yesu tumuzi na Paulo tukaba tumuzi mwebwe muri bana Imana ishimwe none ngo bafata wa mugabo babagabo bari barimo dayimoni bayije ngo baramufata baramukubita ngo mbega amumerera nabi kubera ko iki hari inzererezi zimwe zo mu Bayuda hari igihe rimwe na rimwe muri urugendo harimo inzererezi harimo n'abantu bahamagara iyo uhuye ibyo bintu rero bicanga abantu batari bajya bakomera mu gakiza cyane bigatuma bibagora gutandukanya izo nzererezi n'abo bantu bari mu muhamagaro Yesu yigeze abwira baramubwiye ngo mbese ko tubabona ari benshi tuzabwirwa n'iki arababwira ngo muzababonera ku mbuto zabo imbuto bera nizo zigaragaza inzererezi n'abazima ntabwo ushobora gufata igiti cy'igitovu ngo gisoromeho amaronji ntabwo bishoboka imivugire imigendere n'imikorere igaragaza uriwe nicyo cyerekana umuntu uwo ari we ubundi ndabirambiwe hano niko hitwa cyangwa se niko bahise nibiki urambiwe wowe njye ntabwo mba mu butayu ntabwo nza mu butayu kubw'ibindi bibazo Yesu yari afite uburyo butatu bwo gusenga bwa mbere na mbere asengeraga mu kivunge kabiri akajyana n'inkoramutima Petero na Yohana na Yakobo ariko gatatu yagendaga wenyine kubera umuhamagaro uri muri nge ntabwo nza mu butayu kubw'imvange kuko ntayiba mu butayu nta n'ibindi binzana mu butayu ahubwo numva hari imbaraga nshaka kugira ngo ndenge igikombe abandi baguyemo ndebe ko nge nagisimbuka kuko muri uru rugendo
Yesu afite abo yahamagaye dufashe igihe mu ntambara. Yego. Uyu mugabo ni umunyabwenge asubizanya ubwenge bwinshi. Ako kantu uvuze ndakumvisha kankora ahantu kuko nimba wumva ko nta hariya bavuga ngo nta kure ari umwanzi atatera atarase. Yego. Ako kantu kumva ko uri mwiza ukavuga ati nubwo nshobora kuba nibwira ko ndi mu murongo mwiza ariko nkeneye n'izindi mbaraga nyinshi zikomeje kunina kuko hari benshi ureberaho bari bameze neza kubera kugira utese navuga ko ari nko kwirengagiza cyangwa se kutaba amaso. Hari abantu bari mu mwuka w'Imana ariko umunsi wa none bari empty kuko batamenye gucunga igihe cyabo. Yego. Bafashe igihe cyabo ntibagiha akanya baracyangiza bituma imbaraga aho bagakuye imbaraga barahayoberwa bagira bimwe bibatwara uruhu n'uruhande bibagirwa aho bahuriraga n'Imana. Ariko iyo ugifite umwanya wo kuba imbere y'Imana ahangaha mu butayu niho tugwiriza imbaraga z'umutima. Ndasomye ijambo ramwe ngo nuko uwo mwana agwiza imbaraga ngo kandi akurira mu butayu ngo kugeza igihe yerekaniwe mu Bisiraheli. Uko igice cya mbere umurongo wa 80 twavuga. Yego, rimwe na rimwe tubona umukozi w'Imana ari kunyura mu ntambara tukaba twabifata nko muri bwa buryo uvuga ngo Imana hari igihe kunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabukomeye cyangwa se tukaba twabyita ko biri no kugukorera ubuhamya. Ariko nanone hari igihe dusomana rya rindi jambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera. Umunsi umwe nzakugira akabarore kwibwira ko mpanye nawe umunsi umwe nzakugira akabarore. Ibyo bintu bibiri ushaka kubintandukanyiriza gute mu gihe tubona umukozi w'Imana ari mu ntambara? Icya mbere kiranga umukozi w'Imana iteka ryose nuko aca mu ntambara. Igiti kirimo imbuto ziribwa nicyo giterwamo imijugujugu. Ntago ushobora gufata igiti kitarimo imbuto ziribwa ngo giteremo imijugujugu. Iyo umukozi w'Imana arimo aca mu ntambara intambara ni make-up cyangwa se ni ibintu bimwubakira ubuhamya bikamuha imbaraga. Iyo uri mu ntambara kenshi urushaho gusenga no gusabana n'Imana. Niyo nzira yonyine yongera gutuma ugira ubusabane n'Imana ukabasha kugira imbaraga zirenze izo hubwo we wumvaga washakaga. Iyo uri mu munezero cyangwa se wumva nta bihurimo bigoye niho ahandi umwuka w'Imana asa naho kugiye kurande kuko uri mu bintu bidafite umumaro mu bikunezeza. Ariko iteka ryose iyo uri mu rugamba uri muri competition nicyo kiba cyerekana ikigero cy'icyo ufite. Yego. Bivuze ngo intambara urwana zingana naho uzagera. Iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye. Iyo uzoroha uca mu byoroshye nyine. Akenshi uzabona umuntu arimo aca mu bikomeye then nuko abazaba umuntu ukomeye. Wa wundi uzabona barimo barwanya uwo nguwo mwikomezeho ni we Eliya wawe. Yego, Imana ishaka gutuma abantu barenze umwe. Oya, reka ndeke kubitwara muri ubwo buryo iki kibazo kuko ntabwo mbizi nimba Imana iba yabatumye. Abantu bashobora kuzana ubuhanuzi kukuzanira ubuhanuzi barenze umwe cyangwa babiri babeshyera Imana. Cyane birashoboka. Umugabo bita Yeremiya yigeze yandika muri Yeremiya 23:15 arandika avuga ngo abo bahanuzi ngiye kubaha uburozi bita pusinto nindangize mbanywesha amazi akarishye cyane kuko aribo baturutsweho no kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Mwe nabo ngabo babaha kenshi ntabwo abahanuzi bose ariko baba baratumwe n'Imana. Ntago ariko baba baratumwe n'Imana. N'ikimenyimenyi umugabo bita Petero yarari kumwe na Yesu aramubaza ngo mbese iyo murimo mugenda mwumva bavuga ko ndinde. Petero aravuga ngo abantu abigishwa baravuga ngo twumva bavuga ngo Eliya ngo abandi ngo uri umuhanuzi ngo uri Yohana ngo uri iki. Ariko Petero yagira umwuka w'Imana muza aravuga ngo ngeyo ndebye mbona uri umwana w'Imana. Yesu aravuga ngo si nyama n'amaraso bitumye uvuga ibyo byabwo ni data ugeze gute uri muri. Yesu ngo akomeza kubaganiriza ababwira iby'urupfu rw'azapfira i Yerusalemu ngo mukandi kamwe Petero aravuga ngo mwami ntibishoboka. Yesu aravuga ngo mva inyuma Satani. Mu yandi magambo mukanya yari mu mwuka ariko bibaye ngombwa ko agira gute ajya no mu mubiri. Ntabwo abahanuzi bose baba batumwe n'Imana. Yego, abahanuzi hari abahanuzi benshi muri no minsi Imana iri gutumaho uyu mugabo none yanze kubumvira. Ikintu nzi kuri nibishaka cyo ntago ari umwana w'umuhanuzi. Ese shema bana bigeze kubwira Elisa baramubwira ngo shobuja ari bugukurweho
aravuga ngo muceceke ngiye nari nsanzwe mbizi Yesu ashimwe rero ngiye kuva muzi na mbere yuko ajya kuri social media kubera Imana iri muri we yagiye aca muri urwo rugamba ntabwo akanzwe n'ibyo bitero ntabwo akanzwe n'ibyo kuko n'urugamba ni intambara yamenyereye. Urakoze cyane urambwiye ngo nk'umuntu umuzi imbere nta n'umuntu ujya uhakana amavuta ye ya mbere ariko ubu ngubu bari kuvuga ati watambikiriye cyane Imana yaraguhamagaye iguha impano zayo iguha iki none utangiye kugira utya ahubwo abo babivuga nabo babanze bisuzume babanze barebe nawo umurongo bahagazemo yego babanze bisuzume uyu mugabo twarabangiye kinini tubana no mu gipangu twasangiye ubusa ubu uramuzi ndamuzi turaziranye apana ibyo bya kera ubu ubu ndamuzi kuko ubu Imana ubu ndamuzi ndamukurikirana ndamuzi kandi n'igihe tuziranye ntago ari igihe cya kera ndumvaho umunsi wa none ahari yahaje dutandukanya aho yarari yego rero ndabizi icyo irakugaburiye irakwambitse urahaze none kuko ibyo nibishaka arimo ageraho uyu munsi wa none Imana yabivuze numva arimo yinjira mu masezerano y'ibyo Imana yavuganye nawe ntago ari ubwa mbere Imana yavuganye nawe rero nta ndumva ataterwa ubwoba n'ibiharimo kuko ibiharimo iteka ryose urimo winjira mu bisubizo by'Imana ugenda ugira n'ibindi bikurwanya rero ngiye numva namukomeza avuga ngo ntucike intege ahubwo ukomeze aragira ngo nte Kanani yanjye bayitoragure narayiruhiye shaka urakoze cyane harya amazina ni amazina nitwa Musengimana Zabron Zabron isaguha umugisha cyane urakoze kutuganiriza n'ibishaka ngayo nguko rero kugira ngo nawe ndagushimiye kwemera kutuganiriza kandi nshimishijwe nuko tuganiriye ahantu heza cyane rero dufite amateraniro mu rugo umvise ko ndi kuyobora abantu ntago ngewe njya nakira abantu nacumuje ngiye rero kwakira abantu mu rugo yego n'aba bose ni inshuti zanjye sori impore n'aba bose ni inshuti zanjye tugiye rero mu masengesho mu rugo nanabakire bamwe ku nzabibu twakobokeye mbagurira akaji binywere byaba byiza dusoje ikiganiro bitewe n'ahantu turi sinaho gusa ariko dusenga kuko ari abantu bakomerekejwe cyane cyane n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe ariko abantu bakomeje gukomeretswa n'abakozi b'Imana ni ba bantu babana mu mwuka babiringiye ntago ubundi umukozi w'Imana umwiringira agomba kugusengera akanyura aha nawe ukanyura aha ubuzima bugakomeza kumwiringira rero niko kugukomeretsa umukurikiye oya ngewe ntago nshaka abantu bankurikira oya hanyuma se Uwiteka we kurikirwe nande ngewe ngwino ngusenge samubanza wumve ngewe ngwino ngusenge sibyo kuko ijuru ni personal ntabwo ijuru ari community runaka ntago ari ikibina nshuti yanjye abantu kuki bashaka gufata ijuru nk'amasoko nk'amakoperative umuhanuzi w'umukozi w'Imana ashobora kuba icyapa ibyo birenze no kuba ibyapa uretse n'ibyapa ongeraho n'ibiraro bakaba amateme n'abasare ngewe Theogene umuntu nshaka uramuzi ni umuntu wasize se na nyina akareka amarangamutima akazinukwa buri kimwe akaza tugasenga hanyuma ngewe ntandebe nk'aho azanyambukiraho ajya hehe mu ijuru oya abantu barebe Mose mutsinda ku mupaka hagahaguruka Joshua aragiye arwanye na Yeriko iraguye abagejeje i Kanani ariko hari ibyo atariye ntabwo imidugudu yose yari yakayizengurutse urabizi ukimara gufata igihugu ukimara bishaka kumenya Nyamirambo ni he Kacyiru bavuga Iremera hitwaga he uba ufite amatsiko ariko hari amasoko Joshua yapfuye atavomye urumva mu ntambara Joshua yarwanye nayo isi yose inyumve ni intambara ebyiri mu buzima bwe ni intambara ebyiri intambara yo ku mazi kuri Yorodani Joshua 3 Bibiliya avuga ngo Joshua ajya kuri Yorodani Uwiteka mukomeza umutima nuko yari agiye guhura n'umuvumba s'il kandi muri condition nuko Joshua yagombaga kumanukamo
Samu nonaha ko muri kubwira abantu ngo bazaca mu mazi ntago azabatembana ngo manuka muri Nyabarongo hanyuma ndebe amazi Bibiliya yavugaga ntago ari izi nzuzi bro nshuti yanjye ntago ari ibingi ni intambara zikurusha ibiro kandi ukanyuramo intwari ivuze induru ibaho imfura itaka imfura zitaka zigakoma karuru ku munwa haraho urazibona imfura yose ishiriramo imbere intwari tuyibona urugamba ruko rugize gute rurangiye tumaze gusukura igihugu tuzamuye idarapo ry'ubutsinzi dukashiraho za ministeri abana bagasubira ku ishuri nibwo tuvuga ngo runaka yabaye intwari mu Rwanda ntago dufite igicumbi cy'intwari yego icyo twitira imbi ry'intwari hanyuma se niki si ibikorwa bakoze uyu munsi se turabahemba ariko bamwe mu miryango yabo barafata indabo bakajya kwibuka iki amateka uyu munsi rero Theogene guhagurukirwa n'abayutubers igihumbi munakarara ataryamye kubera jewe ese nubu hari abandi bari mu nzira noneho nta nigare ndagura ejo bundi wambwiye ati wowe nubona wongeye kwakira n'igiceri cy'icumi uzanga yati buretse nze nkwereka bayavumye urumva buretse nkubwire Sam buretse nkubwire amafaranga hari uvuye Uganda amafaranga Prayer Mountain mva ngo hamakuru Sam amafaranga ayazaga mu ntoki abakurambiraga bose umuntu w'umumaro wanjye ariko reka mvuga aka kantu nanasoza Petero yabanye na Yesu uwagiye muri supermarket kujya kuzana capati Yesu ahaza abantu 5,000 ninde si Petero ntabwo ari bwo yamubwiye ngo mwigisha asezerera abantu batahe Yesu akamubaza ati sawa abantu bundi bari Petero ati nta kintu bafite sa amafi 5 n'amafi 5 ntibyahagije abantu 5,000 none se ngewe ndimwe abantu 5,000 Yesu nananirwa kuntunga zirorerere sha hari kuziko Imana yabanye nanjye ndi kwa muka data nkishingurira umwana unkurikira mfite imyaka 9 y'amavuko mbana n'imbwa igikondo sejemu imbwa yitwa Barajiginwa n'iyitwa Bobi nkazibwira ngo mwizuyaho akamvana induba akamvana ijari akamvana n'ahandi Samu guhera n'aka kanya fata kamera tujyane mu rugo nje ngo wawe uburenganzira ikiganiro cya kabiri turagikorera mu rugo izi mpereri abazimu bahagurukije ni bwoko urongeye uratukanye ndamaze si ibirego se mu ndega wazise harya ni imihare ingunzu rwose ni ingunzu umuntu w'umugabo ubundi turebere muri aka kantu umukristo wa nyawe ahagurukira mugenzi we kubera igihumbi bahaye mugenzi we itunda bavumye arimo yego reka imyaku yose ifata ubusa uzi ko ubu tuvugana ubu turi kuvugana Sam rimwe nzatanga ubuhamya ntabwo uratanga se umuvandimwe we arabizi hari aho twabaye batwinubira ntawe ukeneye ko tugera iwabo uyu mubyeyi abantu baraza kumwumva baze kumukurikirana mu kiganiro yampamagaye inshuro mukupye sinanazibara kugira ngo menye uwo ari we byamusabye kunyoherereza ifoto ye ndikanga ndamubwira ngo warwaye ryari wabaye iki yarabyibushye sawa ni iki se nubundi abarokore twitwa abasazi uyu se waruza hari buturuke ni mu kinyamerika nyine ni mu butayu Sam reka nkubwiza ukuri Ezekiel ntiyavuze ngo yeretswe hari ibyo nkenyereyeho umuntu ufite ibyo akenyereyeho se aracyakodesha bo batabikenyereyeho ubwo bageze he mu bandebe niba amakarita ya tapandigo barayavuna mwese si ku mirongo ya Nyabugogo reka dusoze hanyuma ntangariza isi yose Sam nsubiremo ninshaka kwesikoroka jewe ntago nzaza mu izina rya Yesu mfite uburyo nabigenzamo ninshaka gutunga inzu mu mujyi wa Kigali ntago nzashiramwe Uwiteka cyangwa ng'Imana imbwiye ngo nzakora ibintu nakirengera na Yesu akavuga ati wangegera we bagukubite baguhambire kuko ntago jewe nzakubitwa kuko nabeshye Imana
nzazira ibibi byanjye naba nakoze. Imana y'impangaye nibona nyisenze zanyivuna. Mana y'inzererezi ngo sare ngo twimukiye Kagugu ngo tuvuye Kagugu ngo buturi Kimisaga. Yo Mana y'inzererezi yirirwa izererana isanduku yayo ku mutwe itu mw'izina rya Yesu. Yesu natampa urusengero ruri ku mazina ya Nibishaka Theogene. Urumva? Iriba ry'Abera Ministries. Nzahagarara hamwe nicaraho nkodesha ndyama, nzayisengeraho ngaho niba ari ijuru zarimba. Nta nisoni. Umuntu yambaye bodaboda kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere asiza akingiranya abana. Saa 10 yarageze kwa Mutangana gushaka inyanya 12 n'ibinyomoro 4 n'intoryi 3 nguwo ku muhanda ahanganye n'inzego z'umutekano kuko akora ubucuruzi butemewe. Nta nukundi nawe yabigenza yabonye, ariko muhera saa 3 muturisha mukageza saa 10 izuba rikarenga muturisha. Abantu bafite ibiti basoroma amafaranga. Niba ushaka ko abantu batura bigishe gukora, nurangiza ayo batuye fata 3 bashire hamwe 4 5 ubashingire depo y'amakara, ubashakira icyangombwa cy'umusoro bakorera aho ngaho. Aba bantu nubaka ituro nta cyaho uzabukoze wanzererezi mwabisambo. Niryari muzasaka imirambo mukayiha gahenge. Umuntu nta mituwera agira abana be ntibiga. Niba abandi bana bari kwiga girinihirize, uyu mukristo ari kwiga induba igatunga hejuru nabwo n'amaguru. Harangiza muzane iravuze ngo pu n'izina rya Yesu mwabazimu. Murarya ntimuhaga niko Bibiliya ivuga, murambara ntimushira imbeho. Murambara ariko ntimuberwa, murahabwa ariko ntimwemera. Ikindi nzira ni iki? Ni ibibi byose nza gushira hano. Hari ikindi se? Ariko ubu nze nkabasigiriza ngafata ibibembe nka dekora. Bampa n'agatutu. Urashaka kumena imbehe za benshi? Nazo menya n'ubundi Yesu azabyubika, yongera byubike kugeza igihe bazamenye. Uyu mwaka narababwiye ngo ni sakwe uzakica azaba ari umuhanga. Ngo umuntu wese ngo ufite icyo yahaye Nibishaka Theogene ntacyo mwijeje, uzurebe aho bageze. Nta nisoni. Njyewe uzi nshaka gusaba Sam, naza hano ngahamagara Urugendo TV cyangwa se online, ngahamagara Iriba ry'Abera, ngahamagara Zaburi, ngahamagara buri YouTube. Si ibiganiro by'idiho se? Ntimuducuruza urabihakana kakantu ntugakupe mwasange muraducuruza mubanze mu byene. Ntago ndi umuhanuzi, si ndi umuvuga. Wowe uri mu business wa YouTube urabihakana. Ntimuducuruza turabacuruza da. Si wampamagaye nijoro nkakubwira nti niba ntagiye uri bumbone, hanyuma ubu turi kuvugana. Samu niryari utangariza isi ntungirira ibanga, niryari ndakwaka n'icyatanu ntayo nyaka. Hanyuma saba batipe ntago babishyura, ntago waza kubwejagura kuriya batakwishyuye. Noheri uzamukoresha ikiganiro nahaguruka kuri kamera utayamuhaye uzangaye. Ejo bundi nsebya ngo nanyoyeraga ngo twabyinanaga mu kabari. Sinepo musaraba wamuhaye 5. Ntabwo ari we urabihakana. Ibihumbi 5 bigatuma uza gusebya umuntu ngo twabyimyanye muka. Naba ndi umupagani wapfuye najya kubyina ahantu hari Noheri. Hano ubwenge munagira. Nje simbabajwe n'abamukera n'abantontomera n'abansiga icyashya. Rwose nibindi mugende muyore nanduba muyikukumure muyizane. Ndarahira Uwiteka Imana isumba byose. Iri zina rya Yesu mukomeze muri tobe niritabatoba mu ngayi. Mwibye muciye inyuma y'iri zina nta kintu bitwaye. Kuko abesikoro ntimuzabaca ngo mubamare, ariko iri zina basi muri babari. Abimana iri kugutumaho ubabwiye iki dusoza? Nta muntu urantumaho. Nta muntu. Ariko narayinaniye. Naho ndi numvaga ngo uri mu nzira za. Samu mva nkubwire. Mbavuye icyango gukubisenge. Ariko ikindi guhanurira mu kiganiro se. Buretse nabyo babyihorere ntago bibaho. Shereka uvuye mu rugo uri mu mwuka. Sibyo? Ubundi uzi umuntu ufatwa n'umwuka mu kiganiro. Ni umuntu winjiye mu ijambo ry'Imana. Nge mbaha amakuru. Ntago ndi umururu mu nshuti yanjye. Wenda ndi umururu muri social media, ariko mu bintu by'Imana ntago ndi umururu cyane. Sindi mukuru yego, hako sindi n'uruhinja. Sibyo? Ugifata ijambo ry'Imana, umwuka wera yakumanukira muri iryo jambo, wahanura rwose. Kandi nabwo
byaterwa n'ubuhanuzi uhawe cyangwa n'ibihe urimo. Yego. Ariko Imana igutumye kuri Theogene ugiye mu ndimi. Imana hari nk'igihe yohereza umuhanuzi akava ku gisozi ari mu mwuka. Buretse nk'ubu ntureba ubu mfashe Bibiliya nkayimarana iminota 30 aha nicaye. Abantu ntibibaza n'impamvu ntayigendanye kuko nta n'impamvu rega zo gukomeza kuzizererana kuko igihe kizagera nayo uyikubitirwe usobanura ibyo urimo. Nabyo niba mutanabizi nabyo mubimenye. Hanyuma se utabitse ijambo ry'Imana muri wowe ntago Imana tuyitunze mu bitabo. Ni ngo Bibiliya ntago ari igaragaza abo turibo ahubwo imbuto twera nizo zigaragaza abo turibo. Sibyo? Yego. Abantu nibankubitiye muri iriya audio wigeze ubona nsakuza sinamanitse amaboko. Noheli rero yashaka kugira ngo ibyo yavuze nze mbikonfirme ngo ngo nanjye naje ngo mu izina rya Yesu. Abazimu bakurimo nibatagutumura ku musozi Uwiteka bimpore ndetse bikabije. Ni ukuri kw'Imana abantu bari bwiruke mu babone. Rero ukibona umuntu ngo nari ndyamye ngibumpaye nijoro ukabona barunzeho ibikabyo byinshi kuri Tamuneri inuma ku rutugu ibyo ntibikibaho. Ibyo bihe byararangiranye na Yesu wenyine na Yohana nibo bantu babiri inuma yahagaze hehe ku rutugu. Yohana ari ku nyanja arimo abatiza abantu kuri Yorodani nibwo inuma yamanutse imuhagarara hehe ku rutugu iramuhamiriza. Nibwo yavuze ngo ngewe Yohana ndijwi ry'urangurura mu butayu mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze. Kabiri undi muntu inuma yahagaze ku rutugu ni Yesu. Abantu bangahe? Umuntu yagiye gukamera akanyarira arangije afata inuma agenda atondeka ku bantu. Abantu rero batazi ibyo ari byo ugafungura ahantu reka nicecekere. Yes. Samu mubwire abantu barekira izina nshuti yanjye nibibe pe nibibe n'abashihura na mushihurane ariko izina muryihore. Yego. Reka ngushimire cyane urakoze Imana iguha umugisha. Ariko turakora ikindi kiganiro damu. Kandi abantu mwacumujwe n'iri audio nukuri pe. Namwe muri kubireba ibyo ubwo niki mutabonye. Ubu nta kintu mubonyemo. Nabwiye abantu ndavuga ngo Noheli narongora Asiya ubu bukwe ni butaha sinzongera guhanura. None birangije ya Mana yanyu yarindagiye nkamwe yivuguruje. Mwabonaga koko uriya mugore ari wo kuza kuri iyi mihanda kumukana namwe. Nabwo ratukanye. Ndamaze. Ariko ubona ngewe nicuza ibyo navuze. Urumva? Hari ikintu cyatumye Yesu ejo bundi abwira abigishwa babwira ngo mugende mubwire iriya ngunzu ngo ni Herode. Nimutihana murabona ishyano. Yes, ndagushimiye cyane urakoze kuduha umwanya Imana iguha umugisha cyane. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.